aya ni amakuru ari breaking news, kwa kundi bavuga ngo breaking news muri aka kanya, bakaba bamaze kuba bamugarika muri aka kanya, bakaba bamaze kuba bamwivugana. Ishano rero rikaba riraguye, M23 ikaba ikuruye cyangwa se ikaba ihanuye ishano. Nyaboneka ni amakuru ari breaked, nitwe tuya breakings rero, kugira ngo ibintu ubashe kuba wabyumva neza, tugiye kuba twabanza gusobanukirwa by'ukuri umutwe wa M20 ni mutwe ki, umutwe wa M20 wavutse ute, umutwe wa M20 uhanganye nande, urwanye nande, ese kubera iki uyu nguyu uhanganye n'umutwe wa M20 kubera iki atemera ibyo umutwe wa 23 umusaba, ese kubera iki ibihugu bituranye bigenda byitambika uyu mutwe wa 23, ese ni izihe ngaruka z'iyi ntambara iri hagati ya 23 ndetse n'iki gihugu. Rero mu minsi yashize nibwo mwabonaga iki gihugu perezida wacyo agenda avuga ati ntabwo tuzigera turambika intwaro hasi, tuzagerageza ibishoboka byose. Nyamara wababaza akavuga ko barimo bararinda imipaka yabo, wabaza akavuga ko barimo bashira ubwirinzi ku gihugu cyabo. Nyamara watekereza uburyo ibintu baba babivuga bishongora, akavuga ati by'ukuri aba bantu nta nubwo bashobora kuba bapfa. Rero muri aka kanya akaba amaze kuba yapfa, bamuteze igisasu cyari kizanwe na drone. Twibutse ko umutwe wa 23 urimo urwanisha ibitwaro bikomeye za drone, indege zifite abapilote, no kuvuga ngo intwaro z'ubwoko bwose barazifite. Rero reka tubanze tubasabe nyaboneka, nimba mutarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo video zacu mujye muzibona uko bwije nuko bukeye, kandi nimumara gukora subscribe mukandi no kunzogera kugira ngo tubashe kuba twabageza notification ya video zose tuba twakoze. Rero akaba amaze kuba yakwitaba Imana. Sinzi nimba twabyita kwitaba Imana mu gihe igihugu kirimo kirarira, igihugu kirimo kiracura imiborogo. Amakuru aturuka ku rugamba baravuga ko uyu mugabo yarimo yagiye kwifotoza. Ibi rero byatumye ahura na drone ihita imwasa igisasu cyo mu gatuza. Mwajya mubyumva uburyo umugabo yagendaga ahigira igihugu cy'u Rwanda avuga ngo mu by'ukuri tuzabatera, tuzabarwanya, ariko u Rwanda rugaceceka. Ukibaza uteye se ari u Rwanda n'iki gihugu ninde wakubita undi? Ese abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda n'abasirikare ba kiriya gihugu ninde ushobora kuba yatsinda undi? Rero umutwe wa 23 urwanira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bavuga ko barwanira abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Turongera turebera hamwe kubera iki aba banyarwanda cyangwa se aba bavuga ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba muri Kongo, ni ukubera iki bageze muri iki gihugu kandi abakongomani batavuga ikinyarwanda. Ibi nabyo turaza kuba twabirebaho, turebe na nyirabayazana w'iyi ntambara w'umutwe wa 23, kandi turakomeza turebera hamwe n'iki iyi ntambara izabyara. Ese niki umuryango w'abibumbye uvuga kuri iyi ntambara, niki ibihugu bituranye bivuga kuri iyi ntambara. Rero iyi ntambara y'umutwe wa 23 irimo ihanganye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara yatangiye mu myaka 10 ishize kugeza n'uyu munsi. Intambara iracyaba ariko yakomeje gukara muri ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo umutwe wa 23 wafataga uyu mujyi wa Goma ikawukomeza. Mu gihe yasaga igafata umujyi wa Goma, yahitaga ivamo, yafata uduce nka twa Minembwe, nka twa Masisi, igahita ivamo. Rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari imenyereye ko mu by'ukuri umutwe wa 23 iyo ufashe uduce muri iki gihugu ihita ituvamo ikagenda. Suku rero byagendekeye, yaje kuba yatungurwa ubwo yafataga uyu mujyi wa Goma ikawugumamo
by'umwihariko igashyiraho abayobozi, igashyiraho amategeko, igashyiraho amahame. Mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe zunze ibitekerezo byanjye, bwasanze mu by'ukuri nibacunga nabi, nibadacunga neza, iyi Goma izahinduka igihugu. Twababwiye ko mu by'ukuri M23 yakomeje kuba yarwana, nyamara ibyo irwanira irabiharanira, irabifite, ifite umurongo ngenderwaho. Mu gihe babwiraga ko umunyarwanda cyangwa se umunyekongo uvuga ikinyarwanda agomba gufatwa nk'umunyekongo wakavukire, kubera ko aba banyarwanda cyangwa se aba bakongomani bavuga ikinyarwanda bisanze hano muri iki gihugu cya Kongo ubwo bakoraga barikanizasiyo. Numva barikanizasiyo, umve ko barikanizasiyo ari uburyo bwo gukata imipaka. Rero kera abakoloni murabizi ko Ababiligi n'Abadage aribo bakolonije igihugu cy'u Rwanda. Rero bamara kugikoloniza, ni ukuvuga ngo baciye imipaka, baravuga bati igihugu kigomba kugarukira aha. Ibice byinshi by'u Rwanda byerekera hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda bari bari mu Rwanda icyo gihe bakata imipaka baherereye ku ruhande rwa Kongo. Niko byaje no kugenda hariya mu gihugu cya Uganda. Abagande nabo buriya hari abagande bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya za Kisoro. Rero niwumva ibintu nk'ibi ngibi ntuzabyibazeho, ni amateka niko bigenda. Rero aba banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakaba barimo barwanira uburenganzira bwabo. Bagenda bavuga bati mbese niba sogokuru twaravutse tugasanga ari hano, na sogokuru we na sogokuruza akaba no kuvuga ngo kuva muri 60 twabona ubwigenge. Nawe rero umuntu wavukiye muri Kongo icyo gihe afite imyaka ingahe? Rero aba nibo bakongomani baba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nibo mutwe wa M23. Rero bavuga ko mu by'ukuri bagomba guharanira uburenganzira bwabo, bagahabwa agaciro mu gihugu cyabo, bakagira ituze n'ihumure mu gihugu cyabo. Rero iyi ntambara ikaba igiye kuba yasiga ibikomere bikomeye, ingaruka nyinshi, nubwo tutabura kwirengagiza ko byose Uwiteka aba abizi. Nubwo ntitwabura kwirengagiza ko Uwiteka aba abizi, ariko nubwo aba abizi, uwagiye aba yagiye, uwapfuye aba yapfuye. Rero ntabwo twabura guhora dusengera abanyekongo, cyane cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi ndetse n'igihugu muri rusange. Inshuti bavandimwe, rero amakuru akaba avuga ko amaze kuba yakwitaba Imana nyuma y'uko ibintu bimaze kuba byamugendekera kuriya. Ntabwo rero twavuga ko twarekera ahangaha, ahubwo tugiye kuba twacumbikira ahangaha kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Iyi nkuru nuza kumva igufashije, uraza kuba washaringa cyangwa se ubashe kuba watwandikira kugira ngo tubashe gukurikirana ibintu byose uko byakabaye, kandi amahoro, urukundo by'Uwiteka bibashe kubana nawe, bibashe kujyana nawe. Ngakomeza utugirire neza mwami Mana yacu, komeza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubukene i Kigali
mwese mukunda Kigali ngo birakize namwe iwanyu iyo mutearo wakira mushoyeyo imari kuko iyo Kigali ureba yari amashamba nuko abandi Uganda bamuntara bakaja kubakayo rero namwe ni mubake iwanyu hazabasha gutera imbere harimo amaetaje menshi ariko banyirayo nibake kubera ko usanga umuntu
iminsi yanjye nsigaranye yo kuba muri isi ndimo hari ubwo nkigiramo amakuba ndetse n'umubabaro mwinshi. Inkende zo mu ishyamba ziraruzetsa cyane, zizimbuka ku biti zifite